dore ikibazo gikomeye cyane abakristo benshi dukunze kugira. Ubyutse mu gitondo, urasenze, usomye Bibiliya, wigiriye muri gahunda z'umunsi. Muri make umunsi wawe ugenze neza. Aho ngaho 100% uba wizeye neza yuko nupfa uri bujye mu ijuru. Umunsi wa kabiri urabyutse, wenda utinze gusoma Bibiliya nyine wayisomye wihuta ntiwayisobanukirwa neza, wasenze isengesho ryihuta cyane. Umunsi ahari biri gutekereza ibintu utagombye kugutekereza. Nyine muri make uba uvuga ati 50-50 mvuye nshobora kujya mu ijuru cyangwa sinajyayo. 50%. Umunsi wa gatatu ubyutse watinze, ntibigeze usenga kuko wenda wabona uri butinde muri gahunda z'umunsi, ntibigeze unasoma Bibiliya. Muri make nyine nuko byagenze. Aho ngaho uhita uvuga ati ubu byarangiye mvuye nta juru nabona. Urabona hari ukuntu abakristo twizerera mu mirimo twakoze cyangwa gukiranuka kwacu kuruta kwizerera mu musaraba. Asiranse cyangwa se ikiduhesha kubona ijuru ntabwo ari uko twitwaye uwo munsi cyangwa se uko twakiranutse uwo munsi, ahubwo asiranse iduhesha kubona ijuru ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo imirimo dukora ari iduhesha cyangwa se ituma dukomeza gukizwa, ahubwo iyo mirimo myiza tuyikora kuko twakijijwe. Ntabwo agakiza gaturuka ku mirimo, ahubwo imirimo niyo ituruka ku gakiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwaniriza no gukiranuka. Kwizera Imana kwa Aburahamu niko kwamuhwanyirije no gukiranuka. Ntabwo yabanje gukiranuka ngo ari byo bimuhesha kwizera, ahubwo yabanje arizera bari byo bimuhwanyiriza no gukiranuka. Agakiza kawe ntabwo gashingiye kuko witwara mu bantu cyangwa se uko ugenda ukiranuka cyangwa se utakiranutse, ahubwo agakiza kawe gashingiye ku byo Yesu yakoreye ku musaraba ubwo yabambwaga kubw'ibyaha byawe. Numara kumva neza icyo Yesu yamaze gukora ku musaraba, ibyo ubwabyo nibyo bizaguhesha imbaraga zo gukiranuka ndetse ukabasha no guhangana n'icyaha cyakunaniye. Shalom.